ntuzemere gushukwa na Satani, ndagira ngo mbisubiremo ntuzongere gushukwa na Satani kubera izi mpamvu ngiye kukubwira. Hari igihe umuntu aba mu buzima akanga gusenga, akumva afite ibintu runaka, akumva nta cyaha afite, ariko mu by'ukuri ngiye kukwereka impamvu ugomba kubaho usenga, waba utunze, waba udatunze, kuko Satani we ntago aryamye, ntago asinziriye, afite imbaraga zo gukora umunsi ku wundi kugira ngo uzashiduke uri uwundi wundi. Ngiye kukubwira impamvu ya mbere. Satani iyo umuhaye urwaho akubaka muri wowe ntubone umwanya wo gusenga, ntubone akamaro ko gusenga, ukumva ko utica umuntu, ukumva ko utafasha abantu ku ngufu bihagije, we aragenda akubaka muri wowe agasohora ibimenyetso inyuma bikugaragaraho by'ikintu kimwe cyakuzingitse, ariko wowe ukaba uzi ngo abantu ntibakizi kandi bakikuziho. Aha ngiye kuvuga nk'umwuka w'uburaya. Hari igihe umwana w'umukobwa adasenga akituriza, ukabona ntiyiba, ntiyica, nta kibazo, ariko mu by'ukuri ugasanga nta muntu ushaka kumurambagiza, nta muntu umwitayeho, we akavuga ati ese ko ibi bintu mbikora mu ibanga, ko ibi bintu nta muntu ubizi, bigenda bite kugira ngo abantu banyange? Ngiye kukubwira ibanga rya mbere Satani akoresha ugashiduka arimo agutangira itangazo wowe utabizi. Ibanga rya mbere, Satani iyo agukoresha ikintu akora ku buryo wowe wumva ko wahishe abantu, wumva ko uri umunyabwenge, wumva ko uri umuntu udasanzwe, ariko inyuma agakoresha imbaraga zose zishoboka ku buryo abantu babona ko uri mu cyiciro runaka ukora cya kintu runaka. Ntabwo aha turi kumvikana neza, ntituri kugendana, ndabizi urarangiye usobanukiwe. Ugasanga uri umujura mu buryo bwawe runaka, ubikorera online, uriba, nta muntu ubizi, ariko wagera mu bantu abantu bakubona bose bagatangira kubika ubutelefone bwabo, kandi mu by'ukuri nta muntu n'umwe wigeze wiba, tugendane neza, nta muntu n'umwe wigeze wiba aho hantu, ariko wahagera spiritual cyangwa se umwuka wo kuba uri umujura, abantu bagahita bawukubonaho. Satani nibyo ajya akoresha, agafata abana benshi cyangwa se n'abandi bantu bakuru bagakora ibintu mu ibanga, ariko bakaba bazi ngo nibo bonyine babizi, ariko Satani akabambika ikintu bita noneho itangazo. Nujya ukora ikintu mu ibanga uzi ko ari wowe nawe umutima wawe mukiziranyeho, nta wundi muntu ukizi, kandi ukaba uzi ko ari kibi, jya umenya neza yuko abandi bantu babyiyumvamo utanabibabwiye, si ngombwa ngo ubifatirwemo. Ushobora kuba uri umwana w'umukobwa ugasanga urabyuka ukicuruza, aho ukaba uzi ngo ababyeyi bawe ntibabizi, abavandimwe ntibabizi. Menya neza ko aho uzakandagira hose umuntu akikurebesha ijisho akubonamo ya shusho yo kwicuruza. Turagendana? Ntuzigere wemera ko Satani akurusha ubwenge rero. Ibyo bintu ntabwo bikurwaho n'izindi mbaraga, bivanwaho no gusenga. Ukaba uri umugore, ukaba uri umunyamatiku, ukabihisha, ukagenda ukava nkaho ukajya no mu yindi ntara, ariko aho ukandagiye abantu bagahita babona uri umunyamatiku. Muzi ngo biterwa n'iki? Muba mwarashatse kwigira abantu b'abanyabwenge, cyangwa se tuba twarashatse kwigira abantu b'abanyabwenge mu buryo bw'umwijima, ariko Satani we akadutangira itangazo, kuko Satani nta kindi cyamuzanye, ni ukwica, ni ukwiba, ni ukurimbura. Iyo atakwishe arakwiba, iyo atakwibye arakurimbura. Kukwica rero kwa mbere nta kurenza uko, kuba uzi ko wowe uri umuntu mwiza, abantu bose wabemeje wabakontoroye, ariko nyuma ukaba ufite itangazo rigiye ryanditseho ngo erega ndi umujura, erega ndi umwicanyi, erega ndi umunyamatiku, erega ndi umugezi wa nabi, erega ndi umujura, erega ndicuruza. Ni nk'icyapa uba wambaye. Hari abantu bazi ngo barusha Satani ubwenge, muhangana n'imbaraga cyangwa se duhangana n'imbaraga zitambaye umubiri, ariko mu by'ukuri zo zikora kurenza uko twe tubitekereza. Niyo mpamvu nta handi hantu tugomba kuba twabona amahoro usibye mu gusenga honyine. Niba ubona ukabona ugera mu bantu bagahisha ibintu byabo, icara. Hari umwuka Satani aba yaragushyizeho inyuma, ukaba ukorana nawe,
ariko mu by'ukuri inyuma ari nk'itangazo. Nta banga rya Satani, ndagira ngo nkubwire wowe unyumva uyu munsi wa none ko nta banga Satani agira. Tugendeye kuri iyi video, murigiranwa babiri ariko inyuma akakwambika icyasha cyangwa se icyapa kizajya kigenda gitanga itangazo ngo "Erega uyu ni umukozi wanjye, uyu ni umukozi wanjye." Mukaba mwicaye ahantu muri salon de coiffure, umwana yahagera w'umukobwa kandi yambaye neza nta kibazo, direct abantu bose bagahita babona ko ari umusambanyi, ari umuntu wicuruza. Umwana w'umusore yahagera mugahita mubibona ko ari umujura atiriwe abibabwira. Umukecuru yahagera mugahita mubibona ko ari umurozi atigeze abivuga. Niko imbaraga z'umwijima zikora. Ntago wowe ushobora kubibona, ntago wowe ushobora kubibona ko abantu babibonye, ariko ni nk'icyapa uba wambaye. Nta n'umuntu wabikubwira rero, aho niho bibera bibi. Ndumva nasoza iyi video nkubwira ngo ntuzemere kurushwa ubwenge na Satani. Ntuzemere kugirana amasezerano na Satani yo mu mwijima ukibwira ko abandi batazayamenya. Nta banga agira, ni umugizi wa nabi, ni icyapa kigenda kigaragaza ibyo mwaganiriye. Niba wisunga Imana, nicyo nakugiramo inama, ariko ntuzongere kumva ko hari ikintu ukorera mu mwijima kitagaragara. Bibiliya bivuga neza ngo nta cyahishwe kitazajya ahagaragara. Ni byiza rero ko ukora ibyiza abantu baba bakubona baba batakubona, kuko itangazo umwanzi wawe ari we Satani azarigutangira, ubishaka utabishaka rizajya hanze. Hanyuma rero nagiraga ngo nkwereke uyu munsi wa none impamvu ugomba gusenga, waba utunze, waba udatunze, waba ukize, waba ukennye, waba urwaye, waba utarwaye. Ni ukugira ngo Satani atakurusha ubwenge, ukazashidukana twa tuntu twawe wumvaga wibikiye ngo ni twiza, ngo ni tubi, twose tugiye ku karubanda. Hanyuma rero ndabakunda, mwibuke gukora subscribe. Hano hazajya hacaho ubutumwa buvuga ku Mana, ubutumwa bwigisha abantu, ubutumwa bugamije guhindura. Hanyuma tuzajya tubana no muri video z'ubutaha. Navuga ngo ndabakunda, naho ubutaha mu zindi video nk'izi ngizi. Mukore na like, musharinge na video zacu zigere kure nyabuna. Bye bye, Imana ibarinde. Yari Mbabazi nk'ibisanzwe, aha ni kuri Mbabazi Empire. Tuzahure muri video z'ubutaha.